dore ndaza vuba nzanye ingororano nyinshi ngororere buri wese ibikwiriye ibyo yakoze ari byiza cyangwa ibibi akiri muri uyu mubiri dore ndaza vuba nzanye ingororano nyinshi ngororere buri wese ibikwiriye ibyo yakoze ari byiza cyangwa ibibi akiri muri uyu mubiri uwo munsi ibitabo byo mu ijuru bizabumburwa ibyo umuntu yakoze byose maze bijabona kwiyoberanya kwishushanya bizaba birangiye batsindishirijwe na Yesu nibo bazarokoka benshi baza mu birori maze bakitabira arika bakanga umwenda w'ubukwe bakabarwa nk'abihanye kandi hari abashukanyi kuko bivuga uko batari benshi baza mu birori maze bakitabira arika bakanga umwenda w'ubukwe bakabarwa nk'abihanye kandi hari abashukanyi kuko bivuga uko batari uwo munsi ibitabo byo mu ijuru bizabumburwa ibyo umuntu yakoze byose maze bijabona kwiyoberanya kwishushanya bizaba birangiye batsindishirijwe na Yesu nibo bazarokoka inzira ija mu ijuru ni ukuba maso no gusenga urangaye wazimira kandi ntija imenyerwa abayivuyemo ni benshi batageze ku musozo inzira ija mu ijuru ni ukuba maso no gusenga urangaye wazimira kandi ntija imenyerwa abayivuyemo ni benshi batageze ku musozo uwo munsi ibitabo byo mu ijuru bizabumburwa ibyo umuntu yakoze byose maze bijabona kwiyoberanya kwishushanya bizaba birangiye batsindishirijwe na Yesu nibo bazarokoka amahirwe usigaranye yakoreshe maze uhinduke witegure urubanza ivugurura ukanguke isi nta mpuhwe igufitiye inshuti
isi nta mpuhwe igufitiye, inshuti zirahinduka. Uwo munsi bitaga mu ijuru bizabumbuka, ibyo umuntu yakoze byose maze bijabana, kuyoberanya kwishushanya bizaba birangiye, batsindishirijwe na Yesu nibo bazarokoka.